Mana Mungu anampita. mama nubwo yanyoteje amezi maremare Hata mama alininyonyesha miezi mengi kandi akantwara mu nda na mezi tena akanibeba ndani ya tumbo yake miezi Mana 9. nawe iramuta Naye anampita. nubwo mfite umudamu Hata nikiwa na bibi akabanyubaha ananiheshimu, akanyumvira muri byose ananitii kwa yote, Mana iramuta lakini Mungu anampita. nubwo mfite abana Hata nikiwa na watoto, ubwo nababona mu nzira ziruhanyije hata nawapata kwa njia Uwiteka arabasura anawapita. Mana ni umukozi w'umuhanga Mungu ni mfanyakazi wa ajabu. Dawudi we yaravuze ati Daudi yeye alisema nubwo hivi, mu mahanga menshi hata ndani ya mataifa harimo ibigirwamana kuna viungo, ariko dufite Imana rurema tuna Mungu. ibigirwamana byose by'amahanga Viungo vyote ni ubusa ni bure. ahubwo igifite akamaro Kinachokuwa na ni Imana rurema yaremye isi n'ijuru ikarema umuntu yaremye ibyo byose izina ryayo rihabwa icyubahiro n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turayishimiye kuko umugoroba mwiza duhaye Shukuru kwa jioni hii ubuntu ya nta kiguzi na bila malipo. iyo Mana yabikoze rihabwa icyubahiro n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turahaguruka dusoma amagambo avuze ku gitabo cy'Abaroma Tutasoma katika kitabu ya Warumi igice 11 sura 11 uhereye ku murongo wa mbere kuanzia shairi ya kuraza kwanza kugeza hepfo kufikia chini kidogo. nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo reka da kuko nanjye ndi umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benjamini Imana ntiyaciye ubwoko bwayo ahubwo yamenye kera ntimuzi ibyo byanditswe bivuga kuri Eliya uburyo yivovoteye Abisirayeli abarega ku Mana ati umwami aravuga ati mwami bishe abahanuzi bawe basenya n'ibicaniro byawe nanje nsigaye njyenyine kandi bashaka kunyica. Umurongo wa 4 mbese Imana yamushubije iki kabagemacumbura yaramushubije iti yisigarije abantu 7,000 tarapfukamira abantu. Nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe ubuntu. Amen. Turasoma Abafilipi igice cya mbere Tutasoma Wafilipi sura ya kwanza umurongo wa 3 turageza hepfo. sura ya 3. Shima Imana yanjye iteka uko mbibutse kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe kuko mwafatanije nanje umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza neza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Ganira natwe Yesu uri mwiza, izina ryawe rishimwe hejuru, uri igitangaza, uri igikomangoma, uri igitare, uri igitare gusa, uri igitare
abanyantege bahabwa imbaraga umwuka wera agende muri asambure twumve imirindi y'Uwiteka bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo mwashobora kwicara Imana yacu ihabwa icyubahiro Mungu wetu apewe sifa izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo katika jina Bwana wetu Yesu turayishimiye cyane tunamshukuru sana umugoroba mwiza yaduhaye nzuri anayetupa ntabwo yaduteranirije ubusa tukusanyishia bure ubwo yiduteranirije hamwe wakati atukusanyisha uko ibishaka kutuganiriza yiduteranirije hamwe na wakati tunakuja pamoja Yesaya yale aliyoambia Yesaya muze tujye inama twende shauri Uwiteka Nyiringabo avuga sema ngo nubwo mwaba mufite ibyaha ariko nimuze lakini tujye inama muri iyo nama haravamo umuti uravana ibyaha nubwo byaba bitukuye bisa n'amaraso hari umuti ubihindura hari umuti wese ibyaha hari umuti ariko nimuze tujye inama nubwo ibyaha byanyu bitukura mu muhemba birahinduka umweru bise na shelegi ariko Imana yashyirahamagara iti nimuze tujye inama umuntu yahamagara bigapfa ubusa ariko Imana yahamagara hakaboneka umuti wo gukiza abarwayi Imana yahamagara abari bavunitse bagahabwa ubwungo Imana yahamagara abari bari ingumba ikabahereza urubyaro Imana yahamagara abari badafite umwuka wera ikamubahereza Imana yahamagara ihabwa icyubahiro izina rya Yesu Kristo ntabwo yaduhamagaye uno munsi gusa leo kutuita yaduhamagaye kera igihe yatumenye yaduhamagaye idukura mu bwoko bugumika idukura mu bwoko bugumika ituzana mu bwoko butagumika niyo mpamvu Baramu yabwitegereje ati buriya bwoko ndaburebye ntabwo ari ubwoko butagumika ni ubwoko butuye ukwabwo bwahamagawe n'Uwiteka twahamagawe n'Uwiteka aduhamagarira gusohoka kugira ngo tuve mu byaha ahubwo dusanganire ukuri kugira ngo kutweze ukuri ni parole yari tugezeho tugatunganya ahari yaresabye parole ikahagorora ahari hari imikanyari Uwiteka akagenda ahanagura niyo mpamvu ubona bashiki bacu ukabona bene data bageze mu zabukuru bari kumerameta kubera iki bafite parole yaduhaye parole ihabwa icyubahiro turacyari kuri rya jambo rigira riti Imana niyo nyir'umurimo Imana niyo nyir'umurimo niyo mpamvu bene data bashiki bacu bagomba kuremererwa umurimo w'Uwiteka ikikureba gusa ni ugutonda umurongo ku ijambo ry'Imana wewe gusa utonda umurongo ku ijambo ry'Imana Fengati Freshe la parole nta kindi guhindura ni ukwasenye guhindura ni ukwima giriza ijambo abarwayi Imana irabakiza giriza ijambo abanyantege barahabwa imbaraga giriza ijambo abamukizwa barakizwa Imana niyo nyir'umurimo Mungu ndiye mwenye kazi yitegereje Abisiraheli alipowatizama ageze ku nyanja itukura walipofika katika bahari nyekundu akawaambia mimi ndimi mwenye kazi umugaragu wanje unanini mukanyoni ufite ikimundo hakini mfite niyangoni yayindi naragizaga umukumbi wa Yetiro hakini mfite sina mengine Uwiteka abwira Mose Bwana Mungu akamwambia inatosha akamwambia ati rero akamwambia hivi umuborogo wa Israeli ugiye kurangira ntabwo barongera watalia tena kubera iki babandi bakurwanyaga babandi bari bakurikiye
kuambia hari impamvu ilikuwa na sababu. hari impamvu bari babakurikiza Na sababu ilikuwa na yuko kwa sababu Mungu ndiye mwenye kazi. Dambura inkoni yawe Weka hejuru y'amazi mazurebe agakiza karaturuka ku Uwiteka. atatoka kwa Bwana. Imana yahaye Abisirayeli kwambuka inyanja itukura Aliwapa Israeli ibituzikiye n'ibicamo kabiri natwe twambuke. Yahaye Abisirayeli kwambuka inyanja itukura nitugera natwe mu bigerageza bizatwambutsa kuko yatujyana naho yadusezeranije kandi yabidusezeranije. Imana yizerwa iyo nyir'umurimo. Abafilipi Pawulo abandikiye arababwira ati yatangije umurimo mwiza muri mwe iyo izarangiza neza kugeza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Yatangije itorero ryayo imennye amaraso nta kabuza musiogope. Imana ni umwishingizi wa wizera. Iherezo ry'urugendo rwanje umwishingizi. Iherezo ry'urugendo rw'abapere umwami w'umwishingizi. Iherezo ry'urugendo rw'abasere umwami wacu ni umwishingizi. Iherezo ry'abasore n'inkumi umwami wacu ni umwishingizi. Musiogope, umwami wacu aratwishingiye kandi kubera yuko atwishingiye azatutera igitangaza atatutendea maajabu kabisa kwa uwazi kuva amahanga yose yo mu isi azabireba n'amaso ataangalia Imana yabiduteguriye kuletea hayo apewe sifa Yesu Kristo. icyo nzi neza ni kimwe Ninayojua kwa yatangije kweli umurimo mwiza muri mwe aliyefanya kazi wetu ataimalizia kufikia mwisho wakati ya Yesu Kristo. Dusomera amagambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Pawulo mu Baroma. Kwa maneno Bwana Mungu aliyosema Kuri wa murongo wa 4 anzia ile shairi ya 4. Tawari wahaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mbese Imana yamusubije iki? Imana yamusubije iki? Mungu alijibu Yaramusubije iti nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Baali. Hagarara. simameni hapo. Eliya anataka. Eliya akalia Ati abahanuzi bawe mbe Uwiteka manabii wako Bwana ashize wamekwisha bishwe wameuawa nyine ni mimi usigaye gusa baki nanjye ubugingo bwacu nami buri mukaga wako wanaisariti. Uwiteka wiwewe ku murimo Bwana Mungu kazi yake hata ubaki mmoja uri ku murimo azawurangiza neza kumesha utamufashije kurwana utamufashije kugira ibyo utunganya kumsaidia kwa kikureba gusa ubahaki ijambo ry'Imana hasigaye kuna mambo mbwira Eliya sikizeni usiogope usitie wewe utinya usiogope wewe utinya usiogope ubwo babishe hata wameuawa abamaze Imana yacu ni Imana itegeka. Imana yacu ishobora no kubazura wanaweza kwa nawe wapfuye ariko abo ni bake watu ni wachache hari abandi mwisigarije 7,000 batari bapfukamira Baali batari bapfukamira Ashera hata wapo piga magoti ya Ashera Imana byo mu Isirayeli ni miungu ya kule kuko hari ikigirwamana kulikuwa kiungu kwa Ashera kilikuwa Ashera hari ikigirwamana kulikuwa na kiungu cyitwa Levani hari ikigirwamana cyitwa Baali na Baali hari ikigirwamana cyitwa Diyani ariko ibyo byose hari 7,000 Uwiteka aliweka kando kugira ngo bitaramira ibishushanyo abo Imana yarababitse wewe nanjye Imana yaratubitse iradusigaza kugira ngo nitugera muri Kentaki tuzahimbaze Imana
ibishushanyo byinshi hano muri Amerika ariko Imana yakuritse nashambika kugira ngo tutazabipfukamira iyo Mana yasigaje ibihumbi 7 pfukamira ibigirwamana niyo yagushigaje nashiransigaza kugira ngo turimaze usiyogope Imana yibereye ku murimo iko kwa kazi yake. hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bali na 7,000 bado hajapigia magoti Bali. nuko rero uko niko bikimeze muri iki gihe uko niko bikimeze na n'uyu munsi hari Imana yaritse mbese ni bande ni baba murera bo muri Ruzipire Imana yarabitse kugira ngo badapfukamira ibishushanyo iyo Mana yarakoze kuko yaduhaye umwuka wo kwirinda ibishushanyo by'ikigega Imana ntihabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo niko bikimeze na n'ubu Ndivyo hivyo na mpaka sasa. niko bikimeze murongo 5 nuko rero uko niko bimeze no muri iki gihe hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubuntu amen hariho abantu bake Kuna watu wachache walichaguliwa watoranijwe hawakulipa chochote hawakulishi cyari cyo cyose neema ya Mungu ubuntu bw'Imana iyo Mana igira ubuntu yaratoranije kandi yadutoranije tutari benshi ahubwo turi bake kuko yaravuze iti aho babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ryanje nitakuwa pamoja nao iyo Mana iri kumwe natwe iyo Mana iratwishingiye iyo Mana yasigaje bakeya idutoranya muri benshi idusigaza turi bake izina ryayo rihabwa icyubahiro izina rya Yesu Kristo Imana niyo nyir'umurimo idutoranya bake ariko bake beza bari mu ruhande rw'Uwiteka Eliya arategeka ati akamuru eti imvura ihagarare mvua isimame umwaka n'amezi 6 mwaka kugeza igihe 6 zabitegetse kufikia wakati Uwiteka yakoranye na Eliya ari umwe tumika na Eliya ariko abahanuzi ba Bali bari benshi manabii wa Bali ariko Eliya ari umuhanuzi w'Uwiteka Eliya ari umwe Imana ikorana nawe akatumika naye aravuga ati akasema imvura izagwa uko mbitegetse mvua atanyesha nikiamuru ariko kugira ngo imvura igwe kusudi mvua Eliya yirije ubusa Eliya atakambira Uwiteka aramubwira ati imvura imaze igihe kinini itagwa none Mwami ndakwinginze zigukorana nanje imvura nigwe mvua inyeshe Imana yakoranye na Eliya nikorana nawe kuri mugoroba imvura yanze kugwa imvura y'umwuka imvura y'urukundo imvura y'ibyishimo by'agakiza imvura y'umunezero niga kubera bigenda kiye mu izina rya Yesu Kristo ingingo Imana yigwisha imvura umutima wawe ugira ibyishimo by'agakiza ugira umunezero ugira urukundo unezerwe wishime kuko igihe cy'ubukwe bw'umwana w'intama gisohoye Imana niyo nyir'umurimo Bwana Mungu yakoranye na Eliya alitumika na Eliya kwa wakati irakorana natwe mu gihe cyacu irakorana n'itorero mbere yo kuzamurwa kugira ngo itorero ribe ryuzuye imbaraga y'umwuka wera iyo mbaraga y'umwuka wera iraboneka ryari ari uko dutitirije kugira ngo Imana ikorane natwe Imana ihereye ku murimo abariyo dutitiriza kugira ngo ikorane n'itorero ababyemere ntace Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo nina 7,000 tarapfukamira Bali bado yapige magoti bado bazankorera wale watanitumikia bagombaga gukorera Uwiteka wale wangemtumikia Bwana Daniel arihe akahuzunika arababara cyane akauzika aravuga ati akasema ko bamamaje mu gihugu cyose mbona wametangaza Imana yacu ntabwo izasenya eti Mungu wetu kandi naje hano i Babuloni
nyinshi ikakataa Babeli, nemera gutuza ijambo ry'Imana mu mutima wawe. ikakubali kukalisha. None nzakora iki? Nitafanya nini? Imana nyir'umurimo Bwana Mungu mwenye kazi imanukira muri Danieli akashuka ndani ya iramubwira iti, akamwambia Danieli mugaragu wanje komera ntutinye, ahubwo wasengaga rimwe usenge gatatu ku munsi kugira ngo ibyo bigirwamana byose bibura imbaraga. Danieli aremera arasenga mu kaga, arasenga mu gihe cy'ibibazo, ariko Imana irasubiza. Yasubije Danieli yari ku murimo, nawe nusenga ikorana nawe kugira ngo dusubize. Iyo Mana yashubije Danieli, mbese yamushubije iki? Danieli 6:20 Danieli 6:20 Bejo ni nyuma wahageze kama umefika ndugu John Kabagema nawe yute Kabagema naye aharakishe turebere Yesaya 41 ataangalia Yesaya 41 ngo umunani ataanzia shairi ya 8. turamubwira harizo guhagarara, Namwambia atakapopata gani jambo ligira riti naongea nini nawe? Mana Mungu ndiye mwenye kazi. kuna barua kumbuka Kazi sio kumbuka. kumbuka nisime vitendo vya Kumbuka inatukwa mtumishi wa Mungu. mbwiriza butumwa Ni mhubiri. anabwiriza Anahubiri. ni utabyumvise Kama kazi yako kusikia Gerard kazi yako. abwiriza ni utabyumvise Gerard abwiriza. birakureba Kabagema abwiriza ni utabyumvise kazi yako. Ababwiriza bazaca ku gicaniro bazabwiriza parole nutoryemera n'akazi kawe ntakizara n'Imana. Hakuna chenye utashitaka. Ageze Mesikia 6:23 Danieli 6:20 kugeza kuri 24. 6:21 mpaka 24. Bukeye umwami yibambura kare kare mu museso, Asubuhi mfalme akaamka. ntabwo yagiye buhoro, Hakwenda kidogo. yarihuse, hari inkuru idasanzwe, Kulikuwa arihuta. habari isiyo ya kawaida. Nuko ajya kuri rwa rwobo rw'intare, aja kuri rwa rwobo rw'intare, Akaenda kwenye pango la simba. ageze hafi y'urwo rwobo Danieli yari arimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati, yewe Danieli umugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Danieli asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako aranezerwa cyane, ategeka ko bakura Danieli mu rwobo, nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. amen. Iki gitabo mfite Hii kitabu ninaye kiri kuvuga ngo nasema abantu babaza ibibazo, watu wanauliza maswali, ariko Imana Mungu yeye yasubiza ikoresheje parole. anajibu kwa neno lake. Harimo amagambo ari kuvuga ngo Kuna maneno yanayosema jewe nzikorera mimi umusaraba wacu nitaibeba ntacyo nitayeho, msalaba ndi mu wako bibazo, kwa shida, ndi mu munezero, kwa furaha, ndi gutukwa, niketukuziwa, ndi gusekwa, shimwa n'ab'isi n'angabangaye, niketukuziwa na ariko lakini nzikorera uwo musaraba nitabeba msalaba huo, n'isoni za Kristo, haya za Kristo, n'isoni z'itorero, haya za kanisa, no kugubwa nabi kwa bene Data. vibaya, Ndindiriye nikengoja ikamba ry'ubugingo bwawe kabisa taji la na uzima. Danieli nawe Danieli nawe yikoreye umusaraba w'amasengesho, atitaye ku ntare, atitaye ku mwami w'i Babuloni, atitaye ku bamureze, bila kuangalia wenyewe walimulea, kugeza igihe bamutereye mu rwobo ya wakati walimutupa katika pango la Danieli simba, bamutereye mu rwobo rw'intare. walipotupilia katika pango la Imana simba. akorera, Imana yizeye, yemera kuba
wetu umurimo kwenye kazi ahagarariye Danieli alisimamia Danieli yari yamuhamagaye ati alimuita Danieli Danieli mugaragu w'Uwiteka mbese intare ziracakureteho kabisa simba zile zinakuacha Danieli ati nyagasani Bwana yitegereje zimetizama nta bicumuro ngufiteho mimi sina hatia kwako kurenganirizwa ubusa sababu n'ubwigana nishonje ariko Uwiteka yaziziritse ndacyariho ingaliki Danieli nimubona yafatanya nawe kumubwira ati Danieli wahagarariye ukuri intare ziragutinya nanje nahagaze mu bigeragezo by'ikeneki none naranesheje none dusanganiye umwami hamwe twicarana na Danieli nawe twicarana nawe kunezerwa nk'uko bw'umwana w'Imana umwami abwira Danieli ati Danieli intare ziracakuretseho umugaragu w'Imana abagaragu b'Uwiteka Imana ibana nabo mu murimo wawe ntakwifuriza nawe mwene data nawe mushiki wacu kuba umugaragu w'Uwiteka kubera ni umugaragu w'Uwiteka wishimira gukorera abantu uzakorera abakuruta uzakorera n'aburuta kugira ngo umugaragu uwe mtumishi agaruta shebuja apiti bosi yake. Ikindi gihe ingine siku twababwiye tuti tuliwaambia hivi iyo Kristo avuze wakati Kristo asema hivi itorero rye yaguze amaraso mchunge kanisa lake aliyoragiye abaragiye iby'abandi wakati wewe ni mchungaji unachunga yako hawezi kupita mwenye kagira byo bibereye ku murimo acha mwenye naye arwani nambara acha yeye ariyo nambara nayo rwanda bari mu ruhande abari mu ruhande rw'Uwiteka Imana ihoraho izabarwanirira kugeza ku munsi wa Aragama ya kunyabuzi musogope muti Isaya 41 sheria 8 kumanuka kugeza kwa 10 kufikia 11. ariko weho Israeli umugaragu wanjye ngatorero rifite Imana ni kanisa la muri Bwana abagaragu b'Uwiteka watumishi wa ntabwo muri abanyu hari ubahagarariye ubahagarariye ninde n'Uwiteka ubwoko bw'Abisirayeli mu mubiri ubwoko bw'Uwiteka natwe turi ubwoko bw'Uwiteka mu buryo bw'umwuka tuko taifa la Bwana paki mbese murabyemeye nta bwoko bw'Uwiteka ariko wewe Israeli umugaragu wanjye Israeli umugaragu wanjye Yakobo natoranije urubyaro rwa Aburahamu inshuti yawe Uwiteka yadutoranije akubarika mabwana turi urubyaro rwa Aburahamu inshuti y'Uwiteka ababyemeye musiogope ufite umutabazi izina rye ni Yesu Kristo wowe gutinya uru rubyaro rwa Aburahamu inshuti y'Uwiteka ya Bwana weho nahamagaye nagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo Mungu alituita yadukuye kure atutoa yadukuye ahantu hakomeye atutoa mbali yadukuye mu moko yadukuye mu Bafera yadukuye mu Batutsi yadukuye mu Bahutu yadukuye mu Barundi yadukuye mu Banyarwanda izina rye nirihabwa icyubahiro amen nakubwira nti uri umugaragu wanjye nakubwira nti uri umugaragu wanje wewe ni mtumishi wangu nagutoranije sinaguciye naragutoranije nilikuchagua Imana ntabwo yaduciye kuko yadutoranije Imana mu kudutoranya Imana yararushe yakoze umurimo ukomeye yayiborogota Imana imena amaraso kamwaga damu ntabwo ushobora kuduca kuba yaradutoranije mushiki wanje humura Imana ntabwo yaguciye mwana data humura Imana ntabwo yaguciye kuba yaragutoranije atuchagua ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntutinye Imana kugira ngo uruhuye uyagutinya ujye
musiogope. nzajya gukomeza Naje gukomeza. Nakizadukomeza. Nitubura n'ibigeragezo. Izadukomeza. Ingorane izaduhagararira. Iyo Mana nihabwe icyubahiro. ni koko nzajya gutabara kandi nzajya muramiza ukuboko kw'iburyo kusaidia mkono wangu wa ibigeragezo byaza bigahaguruka n'ukuboko kwayo kw'iburyo ibigeragezo byaza ibigeragezo uburwayi bwaza uyu naramucunguye n'uwacu hatakuba bari atayishimiye Dawudi aravuga ati Daudi akasema hivi sinzapfa sitakufa ahubwo nzarama kugira ngo namamaze imirimo Uwiteka yakoze mu mahanga. Uwiteka ni mwiza n'uwo kwiringirwa n'umutabazi wacu adufasha akaboko twe gutinya wenyine umurimo. nzajya muramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye Nzajya kuramiza ukuboko kw'iburyo bigaragaza ko Imana ari umukiranutsi. dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni watapata haya Ukuboko k'Uwiteka kuri ku itorero. Uwiteka niwe nyir'umurimo. Bene data bashiki banje musiogope. Mufite Imana nzima. aliyekuita